Muhawe ikaze kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official. Kuri uyu munsi tubazane ibintu birindwi ukwiye kumenya ku modoka ya Hyundai Sonata Hybrid ya 2012. Niba uteganya kugura Hyundai Sonata Hybrid ya 2012, dore ibintu birindwi ugomba kuyimenyaho mbere yo gufata umwanzuro wo kuyigura. Kuba imodoka yitwa Hybrid bishatse gusobanura ko ikoresha imbaraga zikomatanyije, imbaraga zituruka kuri moteri ikoresha esase ndetse no kuba ikoresha amashanyarazi aturuka kuri batiri. Muri iyi video tugiye kukugezaho ibintu birindwi ukwiye kumenya mbere yo kugura imodoka ya Hyundai Sonata Hybrid ya 2012. Ikintu cya mbere, Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 ni imodoka ire economic cyangwa imodoka ikoresha esase nkeya. Imwe mu mpamvu y'ibanze yatuma ugura iyi modoka nuko ikoresha amashanyarazi ndetse igakoresha esase, bigatuma ikoresha esase nkeya. Urugero, iyi modoka ikoresha litiro imwe ku birometero 14 n'igice mu mujyi cyangwa ibirometero 13 n'igice mu mihanda itari yo mu mijyi. Bisobanuye yuko ushobora kuva ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe ukagera kuri stade yitiriwe Pere i Nyamirambo ukoresheje litiro imwe. Bisobanuye ko waba ukoresheje byibuze amafaranga 1337 tugendeye ku biciro bya rura byo ku itariki ya 10 Gashyantare mu mwaka wa 2024. Ayo mafaranga angana n'amafaranga wakwishyura umumotari. Gusa ikindi ugomba kuzirikana, litiro imwe ishobora gukoreshwa ibirometero runaka bigendeye ku mushoferi cyangwa ubuzima bw'imodoka. Impamvu ya kabiri ushobora kugura Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 ni ukubera ubuzima bwa batiri. Ubusanzwe iyo uguze imodoka ya Hyundai ari shyashya iguha garanti y'imyaka 10. Gusa iyo ugiye kugura imodoka yakoze nkuko nyinshi zirana mu Rwanda ziba zarakoze, ni byiza kumenya ubuzima bwa batiri mbere yo kuyigura kugira ngo ikurinde amafaranga wazatakaza mu gihe kiri imbere ugura batiri. Bituma umenya ijanisha ry'ubuzima risigaye rya batiri. Urugero, nko kuba imodoka yaba ifite batiri iri kuri pourcentage ya 70%. Impamvu tugezeho ni impamvu ya gatatu yatuma ugura Hyundai Sonata Hybrid ya 2012, ni impamvu ijyanye n'amafaranga yo kuyitaho cyangwa maintenance. Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 ni imodoka itazagusaba kujya mu igaraje rya hato na hato kuyikoresha. Bisaba igihe kirekire ngo ukeneye kujyana mu igaraje, dore nubwo ushobora gukenera kujya mu igaraje ugiye guhindura amavuta cyangwa filtre. Impamvu ya kane yatuma ugura imodoka ya Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 ni imiterere yayo. Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 ni imodoka ifite confort, ikaba ifite ndetse na boot ihagije yo kuba washyiramo ibintu byawe, ndetse ikaba ifite intebe nziza za kwire. Iyo uyicayemo ugenda umerewe neza kandi uri comfortable. Tugeze ku mpamvu ya gatanu yatuma ugura Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 ni ikoranabuhanga ryayo ikoresha. Iyi modoka ya Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 ifite uburyo bwo gukoresha Bluetooth, ikagira icyo bita satellite radio ndetse ikagira na climatizer. Bityo turakurekomanda ko wagura iyi modoka nimba ukunda imodoka nziza. Impamvu tugezeho ni impamvu ya gatandatu, umutekano. Iyi modoka ifite airbags. Airbags mu modoka zifasha mu gihe habayeho accident kugira ngo zifashe utwaye imodoka ndetse n'umuntu wicaye imbere kuba zabarinda. Urugero, nk'iyo habaye impanuka, izo airbags zirabafata. Impamvu ya nyuma ariyo ya karindwi, ibiciro bya hybrid. Ibiciro bya Hyundai Sonata Hybrid ya 2012 biterwa n'ubwiza bw'imodoka, battery capacity percentage igezeho n'ibindi. Gusa ubu izi modoka zigura hagati ya 8 n'igice ndetse na 10,500,000 muri rusange, nk'uko tubikesha urubuga rwa kigalf.co.rw. Abantu benshi batunze izi modoka bemeza ko ari imodoka nziza
kandi zigezweho kandi zihendutse. Ikindi zikaba zituma umuntu agabanya amafaranga agenda kuri esase, dore ko ibiciro byazamutse cyane. Uramutse ukeneye bene izi modoka wanyandikira kuri WhatsApp 0783515900 cyangwa ugasura urubuga rwa kigalilife.co.rw ukabasha guhitamo Hyundai Sonata Hybrid yo kugura. Niba uri mushya kuri channel kanda subscribe ndetse unakore like, unasangize inshuti zawe iyi video. Turateganya kujya tubagezaho amakuru atandukanye ajyanye n'imodoka n'ibindi bishobora gutuma mugira ubumenyi bwabagirira akamaro. Bye bye, mwe kumwe na Emile Nonzima. Naho gutaha.